ko ewa ngenda ndimo neza. Yego. Yego. Hanyuma aya ni amapine. Yego. Aya ni amapine y'imbere nyine urabona ko urugero iyo mwajyanye gutya aramovinga nakagarura gutya akamovinga. Ntabwo ari ngombwa ngo hari ikintu katisha oya. Iyo ugiye gutya urugero nerekeje hariya. Ubaye intambara gufite. Aha nicyo ndi gukubwira. Urabona ugeze gutya nka mbona bisa. Nacizeho amabuto. Do. Urugero nimba nshaka ko kajya hano do. Yego. Urugero nimba nshaka ko kagaruka. Gusa so ubibona. Ibintu ni ruzungu. Nawe byo kwirirwa bamusunika no kuvuga ngo buri umuntu ibyago bya mbere agira. Urabona ko twese hano turi bazima nanjye ndi muzima. No kuvuga ngo iyo ugize nk'amahirwe mabi n'imodoka ikakugonga ukaba wacika nk'amaguru. Abantu bafite ubumuga naruvugira bagira. Witumera nkaho uri n'igicibwa. Reba ariko umuntu wisunika mu kagare avuye hana agiye Nyamirambo yahagenda igihe kingana. Biragoye cyane. Nk'amasaha abiri. Ariko nk'aka ngaka bameze nk'abandi bose abayihuta. Tudruwa yes. No kuvuga ko ufata habiri udukandira icyarimwe utarekuye. Noneho iyo ushaka guhagarara ukayiturekura. Dufatire rimwe. Ntabwo uri gufatira rimwe. Twombi yego. Banza ukarebeshe hano, garura hano. Kanda kanga kugarure hano. Gakandi kabiri banze kaze gutya. Ongera. Noneho so muramubona ni Rupaca Brand arambutse rwose men. Wow. Ngiye ku ruhande rwanjye appreciate byatangiye mbona ari ibintu bisanzwe bamwe mu bantu bamuseka abandi bagira iki ariko ndabona ko amaze kugera ku rwego rwiza cyane pe kandi urwego ugaragara ko ari urwego rwiza cyane pe. Yitwa Rupaca Brand muramubona cyane rwose aba yaje ku myambaro y'imikara kundi mikara kubi. Hara twari tumugenga agenda azenguruke muri rompoe nako muri Feruje paka atugezeho uramubona rwose witwa Rupaca Brand man. Ibyanjye mba nshoboye mba mbikoze mube hafi mwana mube hafi kugira ngo bigende neza. Abashaka kugura brand ze bazigure abashaka kugira iki bigende neza cyane. So man brother man nemeye pe noneho big man noneho uranyemeje kukubeshya n'icyaha uranyemeje courage rero sibyo brother courage naki nakubwira support yanjye yose ndayikwemereye mu bushobozi bwanjye mfite butari bwinshi igihe uzankenerera igihe uzakenera support yanjye brother ndayikwemereye. Izere ko umeze neza cyane ukurikiye JB Rwanda mu mpande zose zitandukanye z'isamaze y'epfo y'Amajyaruguru sozengero ko umeze neza cyane. Narabibabwiye uriya musore yarambwiye ngo wambabari ukazajya umfasha buri brand nkoze cya buri kintu cyose nkoze hakikugezaho. Ejo bundi nibwo yakoze ako batwarisha
amaguru ariko uyu munsi yazanye ka telecommande aravuga ati uko byagenda kose ndayikwereka ntago nabura kuyikwereka murayibona iri guturuka hirya iri kizamatara menshi man ni innovation nziza cyane uyu munsi noneho yakoze n'ubundi bisanzwe nyine undi turi mu mihanda ya Kicukiro tugiye kuganira byinshi cyane none agiye kutwereka bayitwara gute ko mbere baravuga nk'umuntu udafite se amaguru yayitwara gute so uyu munsi agiye kutwereka umuntu udafite amaguru yayitwara gute ayitwarishije amaboko so niwe tugiye kuganira ngo uyu arahageze n'ubundi aho tugiye kuganira ni hamwe ntahahindutse n'ahandi hasanzwe rwose tugiye kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye na Rupaca brand wakoze navuga ko none ubu se turayita iyi ni moto ntabwo ari ibyo tugare iyi ni moto turi mu mihanda ya Kicukiro n'ubundi tugiye kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye ese wayibona gute ese bigenda gute yakoresha ibiye bikoresho kugira ngo abashe kuyikora so Joshua reka tujye kuganira nawe brand brother umeze bite brand suze man dero kana cyaje yashize big man yo what's up my people out there this is top baddest number 1 Rupaca Pachela Pachest yes sir shata pasta master rasta Salasia Batman Shalboy Boomfire umva ukuntu nivuga big man ni Rupaca brand umwe mu bato wahiswemo na rukumbi wa bose utanga gatoranyije my name is Pachela Pachest CEO wa Rupaca brand man imana yaho buri wese duherukana buri ejo bundi kabisa feedback ni nziza ikiganiro kigeze mu 104 comment ni nk'igihumbi abanyarwanda bakakiriye neza vraiment uzanye windi yingi turayita icyungu ni turayita iki cyaje abantu bavangwa nakagare ngo nakamoto reka tumanze duhere kwizina turayita gute ingi ni Rupaca 003 izo maje gutambutsa nebyiri yego hari 001 002 003 okay duhera hano itandukaniye na yindi shoboni twetse abantu ahantu bitandukaniye yindi ikoreshwa n'amaguru niyo umuntu urugero ushobora kuba afite nk'ubumuga bw'imitsi tabasha kugenda ahantu harehare uburyo iyo yicaye yakoresha amaguru hanyuma iyi ngiyi ahantu bitandukaniye nuko yo nkoresha mu maboko ukoresha amaboko gusa urabizi ko ushize mwambye ati kuki sukuru tw'amaguru gusa wacitse amaguru we yabigenza gute yego wacitse amaguru rero ni bwa buryo n'amabuto gusa ibintu ni ruzungu bikagenda so banza uhaguruka banza udusobanure neza uburyo ikoze kugira ngo n'umuntu wenda udukurikiranye abanze yitegereze neza sibyo hari igeze inyuma gato hari izo tubona zikoze n'ubundi wenda tuwe nk'intebe turayize amapine turayazi bigenda gute none duhere hasi ugenda dusobanurira turahera hehe turahera hanga reka tubanze duhere ubundi bikominikana gute bikominikana gute kugira ngo dore iri ni ipine hanga sinzi ikintu kirimo dore nandi mapine bigenda gute kugira ngo kabashe kugenda aya mapine nayimbere ukuntu abakoze nago agombera direction cyangwa se ngo akavora cyangwa se amahembe ngo bikate bikorana na telecommande yayimbere nubundi yuri kugenda yuri kugenda uyijyana imbere yo arakata nukuvuga ngo ibuto nimba ndirebesheje ko gakata hano niho gakata nimba nshaka ko kagenda wabonye ko nanavura kandi babibonye ko naje nkanakata ibintu ni ruzungu nyine ewana no gucomeka harani desa zawe ugashiramo umuriro ugacomeka ukaba watatse iyo ucagenze ugenda urugendo rungana gute kugira ngo umuriro ushiremo kano ko kagenda ibirometero 60 burase hano nk'imuhanga ku bantu bazi ingendora ndakeka nk'imuhanga gutyo Ega essence yarahenze murabona dukeneye ibintu bya essence yego nta muntu ugikeneye ibintu bya essence binazamura imyotsi byica ikirere ariko akangaka uracomeka ni nka telefone wamara kwirira cyangwa maje kunywa icyayi ukaburatatse okay itambike neza none utambika gutya kugira ngo twereke abantu reka tubanze turi aya matara acometse already ntago uri kugenda ariko amatara arimo kwaka no kuvuga ngo twari twabikubwiye turakubwira ariko se ikintu cyose uzajya undega ubutanza imitanye ukoso no kuvuga ngo amatara ni ruzungu paf This is Rupaca uri banza umfasha ariko mfunga aya mafaranga banza ufunga amafaranga yahambutse biba byose banza ufunga amafaranga banza ufunga amafaranga yawe ataza kumeneka ngo shyiraho fimbo ntabwo ari fimbo akira so iyi ngiyi bayita rado yego so amatara agufashe yuko na nimugoroba wagenda nta kibazo na nimugoroba yagenda kabisa kanafite n'amahoni kabisa umuntu azajya agenda ameze neza ahubwo
wabonye ko ariko n'abafande bemeye yego afande rwose abafande barankurikirana Imana ibaha umugisha ahantu hose bari ikindi rwose turanasaba ubuyobozi ko bagumya kubakorera imihanda y'ahantu baca kubera ko iyo agendera muri kaburimbo ndetse n'imodoka ubona ko zamuhutaza ariko turabashimira cyane cyane ko hano Marriott hano Nyamirambo ko bahatangiye kubakorera imihanda yabo akava muri kaburimbo nka kuna abamagura ahantu baca nabo bakagira ahantu baca habo no kuvuga ngo rero kuni yagenda muri kaburimbo n'imodoka uri kumva huye n'umuntu utwaye imodoka yasinze yamugonga pe ariko iyo bamukoreye nk'uruhande agenderamo biba ari byiza ewana nibagumye bayikora ari myinshi turabashimiye hambere bagiye bayikora ariko turanabasaba ko bagumya kuyikora ahandi hagiye hatandukanye. Okay, ngaho dusobanurire iyi moto yabikoze gute A a Z. Nukuvuga ngo iyi moto use ni gare rifite electronique oya nta nubwo ari na moteri nukuvuga ngo riracharginga yego kubera ko rifite moteri nago rya charginga byanywa essence usibye ko natwo ndukora yego biterwa n'ubushobozi bw'umuntu. Okay, umuntu arakabonye gutya musobanurire hano abantu benshi batazi nanjye ndimo iyi ngiyo babimenye ko ari intebe y'imodoka yego iyi ni intebe y'imodoka isanzwe ibimeze neza kabisi kandika iri smart urabona ko harimo na sentire ariko yego iyo umuntu agiye ngiye nkora ibintu by'abasimu ngaho icaremo nyine wambare sentire turebe nambara sentire kabisa urabona ko kuno mba ndi sefu ko ngenda ndimo neza yego hanyuma aya ni amapine yego aya ni amapine y'imbere nyine urabona ko urugero iyo mwajyanye gutya aramuvinga nakagarura gutya akamuvinga ntabwo ari ngombwa ngo hari ikintu ukatisha oya iyo ugiye gutya urugero nerekeje hariya ubaye intambara gufite aha nicyo ndi gukubwira urabona ugeze gutya mbona bisa nacizeho amabuto do urugero nimba nshaka ko kajya hano do yego urugero nimba nshaka ko kagaruka gusa si ubibona ibintu ni ruzungu nawe byo kwirirwa bamusunika ni ukuvuga ngo buriya umuntu ibyago bya mbere agira urabona ko twese hano turi bazima nanjye ndi muzima ni ukuvuga ngo iyo ugize nk'amahirwe mabi n'imodoka ikakugonga ukaba wacika nk'amaguru abantu bafite ubumuga nta ruvugira bagira uhita umera nk'aho uri n'igicibwa reba ariko umuntu wisunika mu kagare avuye hano agiye Nyamirambo yahagenda igihe kingana biragoye cyane ni nk'amasaha abiri ariko nk'aka ngaka bameze nk'abandi bose aba yihuta ntabwo byamwicira gahunda kuba uhuye n'ibyago ugacika akaguru none se bikwicira gahunda uba ugomba kugenda nk'ibisanzwe. Urakoze cyane ariko ari igihe tuzi yuko hari igihe usanga niyo akagare kawe kaba kihuta aryo usanga ko bisaba ko ugendana n'umuntu muri kumwe nimugera ahantu hamanuka se uzajya umusiga wigendere asigaraza n'amaguru akagare kajyaho umuntu umwe wenyine kajyaho babiri uri kumva ngiye ukuntu nkora nk'iyi ni sample mba naje kwereka abanyarwanda yego ni ukuvuga ngo we iyo aje ngo mukorere ambwira ko yifuza hari ukunda igitwikiriye nkora n'ibitwikiriye usibye ko turi muri sama urabona ko izuba rimeze nabi kabisa ariko we araza akambwira ati nge ndashaka kameze gutya n'utwabana ndadukora two kwishima si ngombwa kuba afite ubumuga yego sina ngombwa yewe ko abo nkorera ari abafite ubumuga gusa n'umuzima none se ko ndi muzima ni kari kunjyana ni ukuvuga ngo rero nta kibazo. Sinzi uburyo Joshua bigenze kugira ngo tubashe kugera kuri telecommande yawe ukoresha turugero nyine dusobanure bigenda gutana na F ndabona M ndabona akangaka ko gakoze neza no kuvuga ngo iyo habashije kuboneka nk'ubushobozi bwa nyira kukabashije ikintu dukora yatse nyine kugira ngo tubyereka abantu tuvuga ati ahangabi ibi bikoresha hanini bigenda biva nko mu Bushinwa byagera nk'inaha umuntu akagenda biteranya urabona ko nk'urugero Joshua samwegera inyuma reka mbanze mwereka akantu gatoya hano ibintu biba biri ubu kano nagashwanyaguza amasegonda ukumirwa ni ukuvuga ngo urugero reka tuvuge ko wenda nta kidapfura bizi ko kagize nk'ikibazo wagahambura ukagashira mu modoka n'intebe bivaho kandi ukongera ukabisubizaho ukabifunga ruzungu ukabana urabona ko ntabwo ari ngombwa ko nimba ufite inzu wenda katakinjiramo uraduhambura utungutu n'intebe yavaho rwose ni ibintu byiza ni ibintu kabisa ubona ko ari ibisirimu pe yego.
tujye kuri iyi telekomande, niba ari telekomande, niba ari igufasha kudirectinga uri kujya he uri kugabanya, ngo dusobanurire isobanuye iki hano. No kuvuga ngo iyi F yego ikata aho ngaho uri ibumoso ibumoso reba do ni gutya. Yego. Hanyuma iyo nshaka gakata iburyo do ni rimwe gusa, ntago ari ngombwa ngo usunike ngo imbaraga. Urabona ko imodoka ubundi imodoka ubusanzwe abantu bakoresha vola. Yego. Ko nanjye ndatwara. No kuvuga ngo hari igihe bigera akajya agura amavuta yo kugira ngo vola ijye yoroha itagugarara. Ngewe nta bya vola do. Yego. Do twagiye guteranya no gukuramo bisobanuye iki hano. No kuvuga ngo hano mbangabanya umuvuduko. Yego. Nk'iyo ngiye kuzamuka ukanda aho guteranya ukongera bitewe nuko hatambika hatandukanye n'ahazamuka. Yego. Kugira ngo nyine kihute. Yego. None ubwo gukuramo no kugabanya umuvuduko. No kugabanya umuvuduko. Kongeza hano hari please ni nk'ahazamuka nyine haterera. Kongera imbaraga muri make. Kongera imbaraga. So uri kutwereka kujya ku ruhande rumwe n'urundi ruhande, ariko ntabwo uri kutwereka straight. Noneho ufata amabuto yose icyarimwe, iryo gukata hepfo n'iryo gukata haruguru. Iyo yafatiye hamwe do urabona ko kigiye imbere. Ubibonye yego. Do urabona ko kijya imbere. No kuvuga ngo iyo udakase hano cyangwa ngo ukata aha ngaha none ukayafata ari yombi ajya imbere kandi aroroshye. Urabona ko nta mbaraga ndi gukoresha. Nta mbaraga uri gukoresha. So noneho umuntu ashatse guhagarara bigenda gute rero? Ashaka byonyine iyo uyarekuye bihagaze kabisa. Kuba uyarekuye niyo fe. Ntabwo nshaka ibintu byinshi. Urabona ko umuntu yigiriye ibibazo. Ntabwo wabura feri. Turavuze ngo utiri gukoraho. Ugeze ahamanuka. Dore singizi break. Naze nayo ayereka abanyarwanda. Dukora ibintu by'abasirimu do. Iyi se si feri. Ubu se nka guhuga sunika uri umusore. Dore ubu ngubu nayishi dore. Iyi ni loko. Dore no ku ruhande karahari n'aha ngaha. Ngaho naga hagira ugasunika ufite imbaraga. Ngaho karenze aho ngaho karimo feri. Oya mu muhaka harenze. Oya zuri intebe kariyo yikuye. Urabona ko katahava. None se urabona turamubwira ngo agasunika akijyanira intebe. Ubu muri intebe ndayiguha rwose nayo ni yawe. Urabona ko ntago byakunda. Ushaka kuzimya rero burundu. Urabona ngo biraparitse sibyo? Ntago ari kugenda, ariko ndakeka kubera ko kari kubara hano urede umuriro urimo kugenda. Ukuvuga ngo iyo nshaka ukazimya. Yego. Dore switch ya mbere ni hano hejuru. Yego. Off. Noneho kugira ngo n'abana mu rugo batazagakubaganya wenda wagaparitse. Yego. Dore indi switch yo hasi ngiye. Ubu ngubu gutya niyo umuntu yagakinisha gute nta hantu kajya. Kuvuga ngo umwana nubwo abakubagana ntashobora kumenya amaswitch abiri. Ntabwo yayimenya. Ba motari n'abinyamirambo ndabasuvusha amahoro y'Imana. Twagiye bihurira abamotari. So wambwiye ko harimo battery sibyo? Izo battery zishiramo umuriro. Dore ngizi naza nazifata inyuma. Dore shunguye no hano. Wa mugani tubashe. Dore ngizi. Izo battery ndabona ari battery zingahe? Enye. Izo battery nyuma ntabwo zitwara umuriro mwinshi bro. Wapi? No kuvuga ngo izo nizo battery zituma ishituka. No kuvuga ngo nshobora kwicomeka rimwe mu cyumweru. Rimwe mu cyumweru. Ego ndabyumva. Reka duspose ko impamvu nakoze nye. Nk'uyu munsi usibye ko wenda u Rwanda rwateye imbere nta munyarwanda ukibura umuriro ahanatuye. Ariko nka mbere naratekerezaga nangira kwiga kuri zino projet. Umuriro ntago wabonekaga neza. Navugaga ati uyu munsi nubura cyabaga kupa amapoto ashaka ukajyana n'ibyakanga. Ariko uri kumva nk'iyacomeka rimwe mu cyumweru kaba kakirimo umuriro. Uri kumva icyumweru ntago cyajya kugera utarabona umuriro kwera. Kubera icyo wakoresheje rero battery enye no kugira ngo umuriro utindamo umaremo nk'icyumweru. Uri kumva ko ugacomeka nk'uyu munsi wenda umuriro ukabura. Haba ikibazo cy'uko ubura nk'iminsi ibiri. Gusa uri kumva utabuhombye, ariko nimba gasevinga nk'umuriro icyumweru ari kumva rwose nimba kavanga kakagenda ibirometero 60 ku munsi umuntu ufite ubumuga numva atarenza n'10. So umuvuduko wenda itarenza ku isaha. Tuvuge ku isaha. Ungana gute? Urabona? Yego. Shanagahaye umuvuduko
bo abasiguwa amaguru kubera ko ugahaye umuvuduko kamugirira nabi waba uri kumwica karagerageza nyine ku buryo kagenda birenze uko wenda tuvuge kano kanya turi saa 8 sibyo uvuye hano ugiye Remera turi Kicukiro uvuye hano ugiye Remera saa 7:22 wagiye Remera nk'imyaka kuvuga ngo urugero nimba imodoka ihagenda nk'isaha wahagenda n'isaha n'iminota 10 imisaha n'iminota 10 cyangwa isaha n'iminota 20 uri kumva agenda nk'imodoka cyamumerera nabi ariko iyo kagenda nyine biringaniye atirukanse ku buryo anaguye bikatamwangiza ucaginga igihe kingana gito kugira ngo ibe wizere ko yuzuye uvuga ati karuzuye gendagiye n'isaha imwe nk'ubu ngashira hano ngiye kurya nkaba nagarutse ntabwo nshaka gukora ibintu bigora abanyarwanda noneho yumva igatangaje buriya yasomye agacupa ntiyagitwara yanyweye inzoga ntago yagatwara nta muntu uri hano wanywa inzogara none ubuse yajya amenya ibuto yo gukata ari iyihe ni ukuvuga iyi telekomande ikoreshwa n'ubwenge ugomba kuba ufite ubwenge ni ukuvuga ngo rero kugira ngo umenye aho gukata ugomba kuba uri muzima mu ugomba kuba uri muzima kugira nyine umenye uko ukata iyi ntabwo ari vora ngo urafata umuriro ngo ukoresheje ikirenge n'intoki uri kumva wasinze rero nta nubwo yanamenya kukatsa kuko ukakiriza ahantu habiri ahubwo yakikuriramo batiri yakuramo batiri twereke uburyo ucaginga rero uburyo ncaginga ni ahangaha Joshua ngwino nkwereke urabona ko mba nanagafutse ku buryo agiye nta myanda yakinjiramo ariko ukabona ahangaha niho ucaginga ahangaha niho ncaginga ukoresha iki twereka byose sharijeri iri inyuma ngizane nayo ntaribi Joshua wahabonye dore iyi ni switch y'amatara iyi ni yo kukazimya burundu kugira hatagira umwana ugacokoza ubwo muri make ugize gutya itara riraka gutya nkarizimya namara gucomeka nkakarekura ubu nta n'akanyenzi kajyamo cyangwa agashishi zana sharije turebe oya nta n'irungu dore azagenda yumva n'akazi ki rwose ni GBL sibyo hari irungura nta rungu dore sharijeri yacyo ngiyi iyi niyo sharijeri gasaba ibyangombwa hano nuza ugacomekamo hano hakahita hajyamo muri purize igahita itangira gucaginga ntabwo itwara umuriro mwinshi tuzi uburyo amabateri acaginga tuzi uburyo amabateri acaginga kubona ko ndi urubyiruko urabona nabanywerera nkangahe ku kwezi ntacyo ubu uvuga ngo kirya umuriro bananyirukana mu rugo ahubwo ndagicomeka niba namenye ko cyane n'ibisanzwe no kuvuga ikintu cyose giteza ikibazo ntago wagikoresha fata video nta kibazo rwose ikigoye kugira ngo ugakore hano ni ikihe cyakugoyemo cyane kukibona uri kumva nta kigoye kirimo impamvu nta kigoye kirimo iyo nabonye amafaranga numiza ibikoresho numiza ibikoresho amabatiri ndayatumiza aya mapine ubu ngubu mu Rwanda nibyo ndi kukubwira twateye imbere amapine asigaye ahari ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje kuma komande icyumweru kimwe mba nyirangije icyumweru kimwe project mba nyirangije ibi kabisa ibimeze neza cyane urabona ko n'inyuma agenda afite ahantu ayibitse dore rwose n'akabafure rwose washyiramo utuntu uvuye guhaha rwose ukadushyiramo igiciro twagera n'umuntu wanabitekereza avuga ati nkora udutandukanye nkorera ingeri zose uri kumva akagare gasanzwe kabo k'abantu bafite ubumuga narakabajije kuri Kifaruma I think kagura 800 ibihumbi 800 arako kumusunika bibaza ko ngewe noneho nagashize kuri 700 arako gucaginga ubaka akani 700 oya akangaka kuri kumva ibikoresho ko kano karahenze akangaka kari kuri 1,000,000 kubera ko akangaka nukuvuga nkorera ingeri zose nibyo nagusobanuriye ufite ubushobozi buke ndamukorera ariko hari n'abashaka ibihenze bimeze neza uri kumva ko abandi usanga harimo nka batiri imwe mu gihe uyu nguyu hari menye nukuvuga ni ibikoresho bihenda nago ari ngewe ba wagahenze reka tugaruka kuri ku zindi watweretse bantu bazakiriye gute watangiye kubona urabona ko abanyarwanda nawe ikigo ryurimo hano nago wafata
ufata akantu ngo uhagarike abantu bose bangana gutya baretse akazi kabo ngo bagire gute ngo kuko bari kureba ubusa kuko baba bari kubona ko hari ikisubizo nzanye ku banyarwanda urabona ko nta kagare keza gafite intebe nziza gafite umukandara gafite amatara ewa karase neza nyine ku buryo rwose umuntu wakagenda ubona nkanjye wambaye ikoti nka rupaca urabona ko mba nsa neza. Tubwize ukuri utuye i Nyamirambo niko waje uza Kicukiro? Ego komana yanjye ubu se ngambyira icyagaterura ni moto se ubu se nagashira mu modoka ni wowe munyarwanda wagwari ifite kino ko essence yahenze ubihakana ko atariho kanzanya arankurikira merekeza turarangiza ikiganiro mitana ahubwo nabonye hari abantu bari gufata ama video rekana n'abahe nimero bashaka n'umuntu ufite ubumuga uzamubwira ati hari umusore w'inyamirambo ukora gutya na gutya nimero ni 07 09 9 nanone 9 gatatu 598 niki wumva mu bushozi wenda ubura cyangwa se mu bundi bushozi wabona wakongeraho? No kuvuga ngo jewe ikintu nizeye nuko iyo ukora ibintu byiza anytime abaterankunga bazaboneka. Nge nago nyikirukanka ku bintu byo kuvuga ngo abaterankunga nibiki nzajya nkora ibyo mbashije ubwo igihe cyabo nikigera bakabona ko ibintu nkora ko bibereye abanyarwanda bazaza. Yego kuva cyajyara umuntu wenda wigeze ugura bitewe nuko wenda yakubonye rwose ndanagushimiye cyane pe bikuye ku mutima Big Man ndetse na Joshua muri abantu nta mafaranga uyu mugabanyaka kugira ngo abashe kuba yagaragaza impano yanjye ku banyarwanda nayo rwose nukuvuga ngo ndagushimiye ubu mfite amakomande yo kuva za Belgique mu kwezi gutaha abantu bo mu Mutara bura rwose baragukurikirana nimba utanabizi abantu bo mu Mutara rwose ibintu bimeze neza Igisenyi naho hari abandi babiri mfite hanyuma Kigali bo bameze gutya yego nukuvuga ngo buri cyumweru nugusora urabona ko nta nigihe giciyemo kandi turakabahaye hanyuzamo ibyumweru bibiri tubahaye akangaka. Yego ese ukiraho ngaho akangaka wagakoze nyuma yuko utashye wari usanzwe waragatangiye vugisha kuri kandi hoya akangaka se akangaka na bintu byinshi bingora niyo mpamvu kanahenze numiza ibikoresho byaza nkabiteranya nkahita mbiteranya nako kanya hari ibyo ngura mu Rwanda ibitabasha kuboneka mu Rwanda umuntu barabyohereza ukishyura rwose bikahita bikugeraho ni nka 3 days bitwara. Yego okay wow wabasha kwigisha umuntu akabifata ase banzu unababaza ukuntu bakabonye wenda nta nubwo bagakunze kutagira ububaza bagakunze batagakunze babagiye yego so wabasha kwigisha umuntu akabifata namwigisha kabisa umuntu umwe ubishaka ze bamwigisha bose batinye urakoze engineer uriya minia we yamwigisha bari umwigisha banza ugahindukiza ukarebesha gutya sibyo oya harimo za feri zawe urababona ko feri zaninya kubera ko ndi nyerako bakuvuga ati ni boss ati ni boss ikahita zigira so muvandimwe mufashe turebe gera ahangaha ku ruhande gutya cyahise icaramo nta kibazo. Aha urabona ko ari n'umusirimu rwose yabimenye ko bambara sentire bamwaye inzoga ni wayitwara nubwo icupa ni kirazira kandi yarisomye ariko afite inda nini ntago bya sentire ndabona ari ntoya ubundi sentire kuvuga ngo wenda ngo niko ari munini cyari muto sentire amategeko yako nuko uyambara ikagufata urabona tutabonye akantu ko gukandagira ko gukandagiza nukuvuga ngo impamvu utakabonye nge ndi muzima urabona ko ndi muzima nukuvuga ngo iyo uri muzima amaguru aba ari maremare reba nk'uyu nguyu amaguru yanagera nukuvuga ngo ariko iyo ari umuntu ufite ubumuga dore nka hano iyi myenge ubona haba hariho twatuntu we ndaducomeka gusa nukuvuga ngo ntago nashiraho ibintu byose kandi ndi muzima nuko mba naje kumurika iyi product ariko iyo we aje ntako kanya mbita mbicomeka nkorera ahangaha i Nyamirambo ni mu biryo wenda bari nka hano yego ibyo bintu nibyo twibazaga tukavuga ati nk'umuntu wenda nk'umuntu ufite ubumuga ashobora kugenda amaguru
ari hehe umva nta kibazo rwose do mpita mbimucomekera si wabibonye imyenge nahashize se dore n'ahangaha rwose akangaha kubona hano hajyaho umutaka buriya umutaka ncomeka ni ibintu by'abasirimu rwose nta byo kugenda ngo izuba rimukubita ngo imvura imunyagira ibintu bimeze neza nose n'ubu urabona ko ari umuriro ukoreshwa kano kagare kugira ngo umenye umuriro ubonera he umuriro iyo uri kugacomeka oya iyo uri kugatwara ubona za moto umuriro barakubwira ngo byose si byoroshye byose si byoroshye reka mbereka hoya wegama humura nta kibazo do urabona ko akagare kanjye kuzuye gutya ni ukuvuga ngo hano haragaragaza ko iba yuzuye ni ukuvuga ngo buri kuyikoresheje wenda nk'umunsi wose hagenda havaho nk'udukoni tubiri udukoni nyine tugenda tumanuka gutya si uri kubibona se ko turi kugaragaza sinyare na moto niko ziba zimeze zirazicajingwa ni ukuvuga ngo buri kuyigendesheje igihe kinini niko ugenda ikwereka ko udukoni tugabanyuka yego noneho nta nubwo ari ngombwa buri umuntu umuriro washirana kubera ko kamaramo nk'icyumweru umuriro yaba yirangayeho ni ukuri ni ukuvuga ngo nimba urugero nakacagingi si ngombwa ko utegereza ngo ugushiranemo ahubwo wowe uwukuyeho uwusubizaho umuriro ukuyeho kandi babibonye ko harimo batiri enye nose ikibazo gihari nanone ubwo iyo umuriro ukuvaho uwusubizaho niwo ukicagengera niwo ukimfasha bikumva azareba ikiganiro yaje yakererewe tunabazangaha urabona ko wenda umuntu aba akaguza amafaranga menshi ugereranije ese karamutse gapfuye piyese ziraboneka cyane oya piyese ziraboneka kubera ko nako kanya ni mu Bushinwa n'ubundi biza ari ukimamagara nta n'iminota 10 ngakora nako kanya rwose piyese wowe uzifite piyese niyo natazifite turazitumiza kuko urabona ndi mutoya ntago ndabasha kuba nagira abaterankunga cyangwa se ngo mbone ubushobozi bwo kuba nagura iduka ngo mbishire hariya ariko urugero iyo hahiye nk'akantu turagatumiza kakaza cyangwa se njye hari n'ukuntu mba mufashije akabagenda ariko rwose urabona ko harabura igihe gitoya nyine ngo abaterankunga baboneke sibyo big man tububakorera ari bwinshi buri cyumweru hajya hasohoka nk'utugari 10 yego so twagiye none niba nta wundi umuntu ufite ikintu cyo kumubaza kimwe nifite hano wenda kimwe baragisobanura ariko ikindi kimwe cyari gisigaye nk'ubu ngubu nta umuntu yitwaya afite nk'ikibazo wenda akajya guhura n'inkomyi ese hariho ryaba riro byatuma wenda avuga ati muve mu nzira bitewe ihoni ririho kabisa dore ngiyi ni ukuvuga utuntu urabona ko n'ukuntu kaba gashushanyije tuno tuntu urabona ko ari tw'umuntu ashiraho amaguru package ahangaha ibiri full kabisa nimero hari abazanditse nawe mwongere muzandike nta kibazo n'ubundi nta kanyo humura rwose nta kibazo wanza ahubwo ufate nimero 07 nta kibazo rindira gato yabanze bandike nimero 078 99 3 598 amazina yanjye nitwa Rupaca kagare ni keza pe ariko ikibazo cyako nabonye nkiri ku rugendo nka ninjoro ikintu cyerekana ko kari mu muhanda ni big man uyu musore yaje yakererewe pe wowe waje wakererewe uza kureba ikiganiro ibintu byose twamuritse mbere uri kudusubiza inyuma pe twagiye igisha umuvandimwe na nose barebereho reka muvinga neza metero 2 cyangwa 3 twagiye daraze no kuyakiriza bro uri umukanisha ariko irindira gatoya sinzi impamvu namwizeye neza ariko yihangane reka duhere kuri motari urabona umuntu uba utangiye utaramwigisha akahita akanda byaba ari ikibazo nakubwiye ko iyi ngiyi iyo ufite akamenyetso gatoya akahita kabigaragaza mota ngwino urebe ko habuze umuntu ushaka hari ngwino umeze neza ngwino watake nta kintu nawe urajyaho nta kibazo
uzi impamvu ariwe ndi kwita nshira ako kanya wabazi n'amategeko n'ibiki wowe ntago ndi kurobanura iri gare tubona ese gakeya sakariro na fira uko ariko uribonye agira ngo ni rya gare ry'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda ibyo uvuga ntago wibeshye igitekerezo cyanjye numvaga byari kuba byiza iyo bari kuzasura nk'abantu bafite ubumuga bw'igice cyo hasi mu by'ukuri wenda birashoboka ko twese abanyarwanda twarikoresha ariko iri gare ryabyara umusaruro ku bantu bafite igice cyane ko mu rwego rw'amategeko y'iwacu ushobora kuba ntakwemererwa kujyamo ngo nicaremo njye guhaha cyangwa se hembere ariko aho ngaho uvuga ihangane naguciye mu jambo rimukuru aho uvuga si mu Rwanda u Rwanda rutanga ubwisanzure kuri buri munyarwanda ni ukuvuga ngo iyo uguze kano kagare uyu ni umunyamakuru niyo mpamvu ndi hano ndi no gutanga nimero zanjye kugira ngo naho nabasha kugera muzabahe aka ngaka ni ukuvuga ngo ni nk'igare kano agenda ku igare nyine ni nk'igare kano ni ibisanzwe humura rwose nawe uzakubuza ariko noneho byaba byiza aramutse agejeje uyu musaruro mwiza kuri ba bantu bafite cyane ko byajya bibafasha mu biro ya buri munsi mu kwihuta urakoze cyane si ubona ko turi gukoresha mikoro ubu biri kujyamo hano ubu hari umuntu uzabibona uri nk'Irusizi uri Igisenyi bayita JB Rwanda murakoze cyane yego yanyigisha kugenda ni ukuvuga abanza wambare se ubu nibyo tugiye kumwereka nanjye ndamubaza ni ukuvuga urabona ko aha niho ndicanira turacisha mwihangane tubanza turebe ko twamwigisha ni ukuvuga ngo aha hakata urwo ruhande hakata uruhe ni nayo mpamvu aha hagakata hano uri kumva noneho banzo ugenda ukora hamwe nagiye nkwereka aha sa nk'urikoraho rimwe wabibonye ko niho rigana ongera ukoreho rimwe wabibonye ko ariho rigana tugiye kureba iburyo kora handi nakweretseho iburyo wabibonye noneho tugiye kujya imbere kugorora rigende hari kamera muse nk'abegeraho ku ruhande kubera ko ntabwo ari akamenya ntabwo twahita tubona yego ni ukuvuga iyo ufashe ukarekura niyo feri iyo urekuye ko kahita gahagarara ni ukuvuga kugira kajye hariya imbere straight tuduruwa yesi ni ukuvuga ko ufata habiri udukandira icyarimwe utarekuye noneho iyo ushaka guhagarara ukahita urekura dufatire rimwe ntabwo uri gufatira rimwe twombi yego banza ukarebeshe hano garura hano kanda kangaka ugarure hano gakandi kabiri ribanze kaze gutya aha ongera aha noneho ugiye kudufata twombi icyarimwe uhita uturekura hoya biri bwikore birikora urabona ko riri kwita ryataka big man noneho urabona ko yatangiye kubimenya ni ukuvuga ngo ryigisha nk'umuntu nk'iminota 5 yego ntabwo ari akamenya namwe ni mumugore yego reka nze nkamutwarire murebe ukuntu nkatwara reka nkabatwarire murebe ukuntu kabatwara niyo mpamvu nari nafashe umumotari kuko wamenyereye amategeko reka noneho nkabatwarire murebe ukuntu kaba kagendeka baje nyuma mota ukumvishije gute numvisha uko imbaraga kaguruka reka n'ubundi wayikoze gira vuba kugira ngo n'imodoka inave mu nzira mwigereyo urabona ko n'ubundi irimo kugenda neza ni ukuvuga ngo n'ubundi nduwi ryose kabisa humura ni ukuvuga ngo aka ngaka mwigisha nk'umuntu nk'isaha imwe nkanamufatirana yaba atazi no ku mategeko y'umuhanda ukanamusobanuriraho impamvu nari nifatishije umumotari mu mbabarire ntabwo nari nanze kugira undi nshiraho nuko we mba nzi ko amenyereye amategeko n'ibiki byahita
byihuta kugira ngo n'abantu babone ukuntu kagenda ariko uwo ari we wese yagatwara ariko namusobanuriye uri kumva kaba gatandukanye na kakandi basunika hanyuma motari niwe wambaza ngo gakata gute kano ntago bigombera vora ni ukuvuga ngo iri buto do kari gukata hano nimba nshaka gukata aha ngaha do ndakagarura ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe dore iyo ngoroye do nkanda hose icyarimwe ni nako kajya imbere do Okay, reka nkwereke kata wongera ugaruke kuba nasubira inyuma yego uve mu muhanda kugira ngo tuganireho gato tunasoze noneho rero nibyo reka twongere dusoze ikiganiro noneho turagatwara neza dufite rero noneho kuvuga ngo umushinga wawe ni mwiza ni ibintu byiza cyane urakoze cyane nanjye ndagushimiye noneho ugomba gukosora aha hantu nabisobanuye nabyo ni ukuvuga ngo njye ndi muzima uri kumva mureke bafate neza kamera njye ndi muzima impamvu nashizeho utwo twuma ari kuvuga njye nuko ndi muzima nyine amaguru yanjye yaturenga ariko ufite ubumuga waba yegeye hejuru nducomeka aha ngaha nanabasobanurire ko hano ariho mfunga umutaka ku buryo izuba ritamumerera nabi yego murakoze umushinga ni mwiza turi gusoza ibutsa abantu nimero yawe ya telefone kugira ngo dutembere none n'undi ushaka kuyifatana nituyifatire hamwe undi utayifashe ni 07 89 icyenda nanone 3 5 banamfollowing kuri Instagram ni Rupaca Brand nicyo usaba abanyarwanda no kuri YouTube ni Rupaca Brand ushaka kureba ibikorwa byanjye ni Rupaca Brand nicyo usaba abanyarwanda rero ikintu nsaba abanyarwanda ntibatangatanga amakuru ahantu hose babiyageze ku bantu bafite ubwo bumuga ko ngenda uw'inyamirambo ntabwo nabasha kwitangera Rusizi aka kanya cyangwa se Igisenyi cyangwa se Ibyumba n'ahandi hose ariko iyo yamumenyesheje niyo atayabonye ayo mafaranga bahita bakamukorera ako kanya yumva ko byazakunda akagenda yabika hari n'igihe bafite wenda nk'umuntu wo mu muryango wamufasha nawe akamera neza nyine bikagenda neza n'abantu bateranya iyo ibintu bikunda n'abantu baguteranyiriza yego reka dutembere ibiciro uza kumvugisha reka ndangize ikiganiro reka dutembere yego